Ibihe byiza kuri mwese bakomeje gukurikira gahunda za TV1 n'umwanya w'amakuru arambuye n'amakuru kandi agiye kugaruka kuri izi ngingo zikurikira. Mu kagari ka Rukaragata mu murenge wa Kigeyo mu karere ka Rutsiro hari abaturage bahangayikishijwe na bagenzi babo barimo gutera amashyamba mu butaka bwagenewe guturwaho bikaba bibakurira abagizi ba nabi aho batuye ndetse n'ibihingwa byabo ngo bikarumba. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro umugore uri mu kigero cy'imyaka 30 wari ucumbitse mu kagari ka Busanza abaturage bamusanze mu nzu yapfuye bikekwa ko yaba yarahitanywe no kugerageza gukuramo inda. N'abatwara ibinyabiziga mu masaha y'ijoro mu mujyi wa Kigali biganjemo abamotari baragaragaza ko babangamirwa na serivisi za station za essence zitaborohereza mu kazi kabo bakora amasaha 24 kuko nyinshi muri izo station mu masaha y'ijoro zifunga. Hanze y'u Rwanda mu nama y'iminsi 3 irimo kubera ikazani mu Burusiya yahuje ibihugu bigize umuryango wa BRICS, Perezida Vladimir Putin yatangaje ko ari ikimenyetso cy'uko Uburusiya butigunze kubera intambara ibushyamiranyije na Ukraine. Ando za internet uryoherwe n'umuvuduko wa 4G. Bahaye ikaze nanone ngiye mugiye kubana muri aya makuru ndi Hope Sengabo Icyizere. Reka tuyarambure. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abantu 10 rwataye muri yombi bakekwaho gukora inzoga zo mu bwoko bwa rikeri zitujuje ubuziranenge aho biganaga izisanzwe zikorwa n'inganda zemewe mu Rwanda. Jean Baptiste Nkunziza mu nkuru irambuye. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 22 ukwezi kwa 2024 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanaga abantu 10 bakekwaho ibyaha byo kwigana inzoga zizwi nka rikeri zisanzwe zikorwa na zimwe mu nganda zizwi hano mu Rwanda ndetse bagashyiraho n'ibirango by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bigaragaza ko zatanze imisoro mu rwego rwo kuyobyubura ariko bashobora kuzikemanga. Ni ibikorwa bakoreraga mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi akagari ka Musezero umudugudu wa Gasharu. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bitsiri arasobanura uko abantu bafashwe hanyuma bakazitirira bakazipirata bimwe bita kuzipirata bakavangamo ibintu bitujuje ubuziranenge barangiza bakazishyira ku isoko abantu bakazinywa. Abafashwe rero wa mbere akaba ari nawe ntavuga ngo niwe kizigenza muri iki gikorwa yitwa Nshimiyimana Turahirwa Albert w'imyaka 40, Sanzimana Gerard uyu we akaba afite umwihariko wo kuba afite uruganda rukora urwagwa. We ajya kuri Rwanda Revenue Authority agasaba mu buryo bwemewe agasaba iyo bita itembure y'umusoro tax stamp, yarangiza akaza akazigurisha aba bantu bakazishyiraho. Undi wa 10 mu bakurikiranywe mu bakekwaho ni Uwimana Claudette nawe afite umwihariko kuba ari umukuru w'isibo mutwara sibo wakodeshaga aba bantu babikoraga mu nzu ye akodesha bamuha n'amafaranga menshi aryumaho. Agaciro rero k'ibyafashwe ni $1,335 n'amafaranga 750. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yongeyeho ko mu bikorwa byo kubafata banagerageje guharuswa umugenzacyaha aho bari bamwemereye miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse kwikubitiro bagahita bamuhamo miliyoni zirenga 4. Uwitwa Nshimiyimana Turahirwa Albert yahaye ruswa umugenzacyaha wa RIB muri make yamuhaye miliyoni 4,841 muri miliyoni 7 yari yamwemereye. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti muri Rwanda FDA Dr Eric Nyirimigabo avuga ko mu bipimo bafashe basanze izi nzoga zitujuje ubuziranenge kuko harimo ibinyabutabire by'uburozi. Mu mpagarazi twafashe twasanze hari ibinyabutabire by'ubwoko bune. Harimo ubwoko bubiri bwa acid, imwe yitwa acetic indi yitwa volatile. Hakabona ubwoko bubiri bwa alcohol, imwe n'iriya twabaze tubereka yitwa ethanol indi ni yitwa methanol. Methanol yo hayibera mbi nta nubwo tunayemera nubwo yaba ari nkeya ntago tuyemera. Icyambere nuko n'uburozi ayinyuze hose yaba imyanya y'ubuhumekero yaba imikaya irangiza. Ikindi cya kabiri itera ubuhumyi. Ikindi nuko iyo unayifashe hari igipimo urenze byo uranapfa.
umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsieri yongeye gusaba abantu kudahishira ibikorwa nk'ibi bishyira ubuzima bw'abanyarwanda mu kaga. Abantu bagira ubushishozi bagiye babanza bitonde barebe ko bira bintu byuje ubuziranenge koko. Ubutumwa rero bundi ni ku bacuruzi bakora ibintu bituje ubuziranenge. Ubwo n'ubugize bwa nabi. No kuri turasaba abayobozi b'inzego zibanze. Abayobozi b'inzego zibanze ni bahaguruke. Ba mudugudu bamutwara sibo. Mubonye ko mubafashwa arimo mutwara sibo. Biteye isoni. Aba bantu uko ari 10 barakekwaho ibyaha 4 birimo gutanga indonke cyangwa ruswa, kunyereza umusoro, icyaha cyiyigana ibizwi nka forgery n'icyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima. Ibi byaha bakekwaho bihanishwa ibihano bitandukanye, aho igihano kirimo gito ari imyaka 2 kugeza ku myaka 7 y'igifungo. Abakekwa kuri ubu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rusororo na Kimironko. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1. Mendi makuru mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, umugore uri mu kigero cy'imyaka 30 warucumbitse mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe ho mu karere ka Kicukiro. Abaturage bamusanze mu nzu yabagamo yarapfuye, bityo ko yaba yarahitanywe no kugerageza gukuramo inda. Ni mu nkuru ya Dieudonné Nshimiyimana. Byukusenge Bonete wari ucumbitse mu mudugudu wa Hope mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro, ngo abamuherukaga vuba n'abamubonye kwa gatanu w'icyumweru gishize ajya mu kazi aho yakoraga mu kabari. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri imbere y'umuryango w'inzu yabagamo ngo nibwo hagaragaye isazi nyinshi zihatuma, hiyambazwa ubuyobozi nabwo bwiyambaza inzego z'umutekano. Bahageze mu nzu bahasanga ibase yuzuyemo amaraso, ariko umuntu we yarapfuye. Icyaje imbere ngo nuko yaba yarahitanwe no kugerageza gukuramo inda kuko ngo yaratwite iri mu mezi nk'7. Urumva twasanze ari mu nzu yapfiriyemo, kandi usanga yari yikingiranye, bivuze ngo ntitwamenya neza icyamwishe, ariko abaza kubipima baza kubitubwira buriya. Muri we yari yambaye ukuri niko nabivuga, iruhande rwe hari ibase yuzuyemo amaraso, ubona ko yasaga nkaho arimo gukuramo inda mu by'ukuri, kikaba nkacyo gikekwaho ko cyaba cyamuhitanye. Amakuru twumvise nuko yaratwite. Kubona isazi rero zituma ibibazo by'abatiba umuntu tutazi kubona byaba ari ibibazo, nubwo bashakishije urusenya urugi kuko rwari bifunze. Baje kurusenya rero bajyamwe bajya kureba, basanga umuntu yarangije gupfa ushize nk'iminsi ngapfuye. Numvishe ko aho yararyamye, imbere yaho yararyamye hari baserumwe amaraso, ari cyo kintu bahera bavuga ko ari inda yabamuhitanye. Ngewe nahageze bambwira ko nyine yakuyemo inda, ari ugukuramo inda nyine aricyo yazize. Imenyetso bambwiye nuko nyine ari uko basanze amaraso mu ibasi, bavuga ko yarigeze mu mezi 7. Ubwo urumva rero yishe. Hari bamwe mu bo bakuranaga twaganiriye bagaragaza ko uyu yari amaze iminsi asabye konji mu kazi, avuga ko agiye kwimuka, none ngo nabo batunguwe no kumva inkuru y'urupfu rwe. Aha yabaga ni mu gipangu kirimo indi miryango igera muri 5 nayo yabagamo abantu, ndetse na ba nyiri igipangu niho baba, hakibazwa impamvu umuntu yamara iminsi we nta ukoma, ntihagire n'ugerageza kumenya amakuru ye, kandi ari abaturanyi, umwe asohoka yitegeye iwa mugenzi we. Ku rundi ruhande hari abasanga ibi byabaye bikwiye gusiga amasomo ku mibanire y'abaturanyi. Umuntu yagombye kubyuka agatanga yambu ku bantu bose begeranye, abantu bose baturanye, akamenya ko byibuze umuturanyi we yaramutse amahoro cyangwa se ko ahari. Ibyo bigatuma byibuze abantu bizera ko ubuzima bw'abaturanyi bumeze neza. Twarinze tumara gutunganya iyi nkuru, ubuvugizi bw'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bukidutangariza ko bugikurikirana iby'aya makuru. Byukusenge Bonete yari amaze igihe akora mu kabari, bikavuga ko yari umubyeyi w'abana 3, aho ngo yari yarabasize mu cyaro aho akomoka mu murenge wa Murama mu karere ka Ngoma, azi Kigali kuhashakira amaronko nyuma y'uko ananiwe n'urushako. Twasize inzego z'ubugenzacyaha zikiri mu iperereza, imodoka yagombaga gutwara umurambo wa nyakwigendera nayo ihageze kugira ngo ujyanwe ku bitaro hakorwe irindi suzuma. Dieudonné Nshimiyimana, TV1.
Reka dukomeze n'amakuru arambuye. Abatwara ibinyabiziga mu masaha y'ijoro mu mujyi wa Kigali biganjemo abamotari baragaragaza ko babangamirwa na serivisi za sitasiyo za lisanse zitaborohereza akazi kabo bakora amasaha 24 ku yandi ngo kunga nyinshi muri izo sitasiyo mu masaha ya nijoro zifunga. Ni mu gihe urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF rwamagana iby'iyo mikorere. Ibindi bikubiye mu nkuru icukumbuye ya mugenzi wacu Peace Agahozo. Yakangukiye mu bitotsi avuga ngo kuvuza ihoni cyane ngo ntago ari byiza. Ibyo bintu bikunda kubaho mu masaha n'injoro kuko akenshi nka nyuma ya saa 7-8 gutyo birumvikana cyane. Aba ni bamwe mu batwara ibinyabiziga biganjemo abamotari ubwo batubwiraga ko mu masaha y'ijoro sitasiyo za essence na mazutu zidatanga serivisi bikaba bibangamiye imikorere yabo kuko bo badahagarika akazi. Ubundi nuko nta mafaranga tuba dufite bakanyweye nyinshi uza gukoresha paka akazi karangiye, ariko kubwo ubushobozi buke ntago bikunda nyine. Bisanga ugera unywa gake kugira ngo nyine amasaha agende yicuma gutya. Ko nageze aho batangira essence nsanga ntabahari, nsanga ko mva kuri moto ko nshobora nk'ubu ngubu wenda kuba ntwaye nk'umurwayi, noneho muri kwa gutegereza no gushaka umuntu umaha essence akaba harimo hazamo za mbogamizi zo kuba n'umurwayi yagira ikibazo kubera ko natinze kubona essence. Ishobora kugushirana ukaba utabona n'umuntu uyigusunikira mu iryo joro. Bisaba ko munywa mukuzuza ku manywa kugira ngo mubone uko mukora. Biragoye nyine ku bantu baba baverisa, ni ukunywa nka 2 ubundi wabona havuyemo make ukongera gutyo kuko uba wizeye ko imbere uhasanga sitasiyo. Twifuza ko wenda ku ma sitasiyo ya essence nk'umuntu wahiriwe ku manywa batamushyiraho nimugoroba kugira ngo wenda aba agifite imbaraga zo kuba yakora umunsi ijoro ryose rikarangira. Twifuza yuko badushyirira sitasiyo zikazajya zikora ijoro n'amanywa. Nyuma yo kumva ibi, TV1 yashatse kumenya niba koko ibyo abamotari bavuga ari byo, maze mu masaha y'igicuku ni ukuvuga saa 7 z'ijoro kugera bukeye dukora urugendo rwazengurutse igice kinini cy'umujyi wa Kigali, koko dusanga hari amasitasiyo arekera gutanga serivisi andi bigasaba kubabyutsa. Girito na essence iriho. Nise baba baryamye. Baryamye abandi banazimije imashini. Abantu n'ijoro baranyiba aho gatuma ujya mukinga saa 6 barengeye. Uba bakinze saa 6. Ese ubuzi n'ibintu baratakiye. Bango baratse imashini saa 10, saa 11, saa 12. Mota bimeze biteze? Bimeze neza. Gusunika? Essence yashize. Uru rukerera zero hano biri bigende bite? Shaka nabona sitasiyo nyine nka essence. None se urayibona? Biragoye ariko nyine nshobora kuza kuyibona. Tukavuza amahoni bakanga kuza, n'igihe biba ngombwa bikaba ngombwa ko bazimya kiriya kiboro cyayo tukajya gushaka aho bahari. Abagura sunitse bareba nabi bakwambura ayo bakoreye. Hano bigeze gufatira icyuma amuha telefone aragenda nyine. Ufite Yezu Felix ashinzwe igenamigambi ry'amasitasiyo ya engine mu Rwanda, aravuga ko bitemewe gufunga cyangwa se kuryama, cyane ko ngo n'imipangire y'aka kazi iteganya abakora amajoro ndetse banasimburanwa ku buryo nta wabura serivisi isaha iyo ari yo yose. Aho nibura muri ayo masaha 24 abantu bakora icyo twita shift, ni ukuvuga amatsinda. Itsinda rimwe rikaba ryatangira mu masaha ya saa 12 kugera mu masaha 7 z'amanywa. Itsinda rya kabiri rigakomerezaho rikagera saa 1 z'ijoro, ubwo irindi rikaza gukomeza nijoro rikaza kugera saa 12 za mu gitondo. Ariko bumve ko mu igenamigambi ryacu rya serivisi tubazirikana, ari nayo mpamvu twashyizeho iyo shift ya nijoro ibafasha kubona serivisi nziza bifuza. Ibi byatumye twibaza niba batanga essence bazwi nk'abapompiste bo nta mbogamizi bahura nazo nijoro zituma bigorana gutanga serivisi neza, maze Berite Dusabe Yezu atugaragariza uko hari ababagana nabo bagamije kubambura ibyakitwazwa n'abatanga serivisi mu masaha akuze. Urugero nko kuri engine ya Masaka, ibyo bintu ndumva byarabaye. Iyo biri muri risk zimeze gutyo, urugero haje nk'umuntu uje wenda ndi ubone ko ari bungendane, hari uburyo muri make nk'umuntu ushishoza ushobora kubona ko hari umuntu ushobora kukugendana atari essence aje gufata cyangwa mazutu. Ukabigenza ute? Icyo gihe ndamubwira akanyishyura mbere
mbere yo kumuha iyo essence cyangwa mazutu. Urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF rwo rwabwiye TV na Radio 1 ko rudashyigikiye imikorere nk'iyo, ko bihombye abakiriya bitanasize na ba nyiri business. Uyu ni Walter Hunde Rubegesa, umuvugizi wa PSF. Ntabwo dushyigikiye ko serivisi z'ibanze abanyarwanda bakenera amanywa nijoro zihagarara ngo nuko ijoro riguye. Twe twajya inama ko serivisi z'ibanze tuzi zikenerwa, station nk'uko wari muyibaza, amafarumasi, amavuriro yigenga n'aya leta, twajya inama ko bajya bagena gahunda y'ukuntu abakozi basimburana ku buryo waza bagana wese yabona serivisi. Station za essence mu mujyi wa Kigali biragaragara ko zidakora amasaha 28 iminsi 7 mu gihe u Rwanda rufite intego yo kwagura ubuhahirane bukarenga imipaka y'u Rwanda, kandi ibinyabiziga byambukiranya imipaka ibyinshi binyura mu Rwanda cyangwa se bikahagera mu gicuku bitewe n'uburebure bw'ingendo hagati ya Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se Afurika muri rusange. Bityo bibaye nta gihindutse, ibi bikaba bya bimwe mu mpamvu Kigali itaba amahitamo yo kunyurwamo mu bakora ingendo zambukiranya imipaka, kuko batahabona serivisi nkenerwa kandi zikomeye nk'iyo kunywesha ibinyabiziga hagati mu rugendo. Agahozo PC TV1. Reka dukomereze aya makuru mu kagari ka Rukaragata mu murenge wa Kigeyo mu karere ka Rutsiro, ahari abaturage bahangayikishijwe na bagenzi babo barimo gutera amashyamba mu butaka bwagenewe guturwaho, bikaba ngo bibakururira bagizi ba nabi aho batuye ndetse ngo n'ibihingwa byabo bikarumba. Peter Clever Nizeyimana mu nkuru irambuye. Ikibazo cya mbere ni uko aba bakire baza bagatera ibiti, ibi biti ahantu h'imiturire bakaba ariho haterwa ibiti, noneho twebwe dusigayemo hano. Aba baturage bavuga ko hari abafitiye ubutaka aha mu kagari ka Rukaragata mu murenge wa Kigeyo mu karere ka Rutsiro, ariko bakabuteraho ishyamba bakaritera mu butaka bwagenewe guhingwaho, bakanaritera ahagenewe guturwa gusa. Uko biri kugenda rero, umuntu wese ushaka kwimuka hano agusiga ateye ishyamba, yarangiza gutera ishyamba akagurisha umukire. Umukire kongera kumunyeganyeza ntitumunyeganyeze rwose nagati. Twabivuga twida tukayo bihereye, tugatekeza ko barariye rero. Iyo bangamira gutese kutubangamira nose iri shyamba hano dutuye. Iki giti kira hano ndacyaheza umwaka, ntabwo nzongera kweza ibyo kujya se. Ibyo biti birabogama bikaduhengamira gutyo aha ntihakeze. Intunusu zibabangamiye gutese? Kutubangamira nuko nyine zegereye amazu kandi bakagombye kuzitera hepfo akadusigira za metero. Bahateye amashyamba ko duteye mu mashyamba no muvuga barahateye. Turi hagati y'amashyamba. Iri shyamba batera ahatarabugenewe abaturage bavuga ko bibangamira ubuhinzi bwabo, kuko abahinze ahegereye ayo mashyamba barumbya. Nyine abaturage baraza bakadutera mw'ibiti ku mapariseri, nk'umuntu akimuka uwimutse akagurisha wa undi ugurishije akaza agatera mw'ibiti, kandi weho udafite umugambi wo kwimuka. Ubwo waba uhinze rero ukabona bya biti bihahamiye ya myaka yawe. Bakanavuga ko kandi gutera amashyamba aho batuye bibakururira abagizi ba nabi, bakabatega bakabambura, abandi bagataha bagasanga inzu zabo bazitoboye. Ikibazo cya mbere ni uko aba bakire baza bagatera ibiti, ibi biti ahantu h'imiturire bakaba ariho haterwa ibiti, noneho twebwe dusigayemo hano tudafite ubushobozi bwo kuba twakwimuka ngo natwe tujye ahantu heza, ugasanga biratubangamiye, twahasiga amazu bakatobora ibyo twasize mu nzu bakabijyana. Nuko ikibazo amashyamba atukuriye inyamaswa, amashyamba dufite ubwoba yuko twaba twagiye mu kazi bakaba batwiba badushimira. Aba baturage bakifuza ko hakurikizwa amabwiriza agenga imikoreshereze y'ubutaka, ishyamba rikajya riterwa ahabugenewe n'imiturire igasigasirwa. Aya mashyamba batubabariye bayegezayo. Turashaba leta yuko yaza kudukiza gano mashyamba, nawe urabona ko gose gadukikije. Ntago tugihinga ngo tweze. Bwana Mudemuka Christophe uyobora umurenge wa Kigeyo mu karere ka Rutsiro yabwiye TV na Radio 1 uko iki kibazo cy'aba baturage cyatangiye gukemuka, babuza abaturage gutera amashyamba ahatarabugenewe, byaba ngombwa bakanahanwa. Bituma twa abaturage nuko bakurikiza amategeko n'amabwiriza agenga imikoreshereze y'ubutaka, hagenewe amashyamba hagaterwa amashyamba, hagenewe imiturirwe bikubahirizwa birumvikana, bakaharira imiturire. Gukora rero bitandukanye n'ibyo ngibyo ni ukwica amategeko, ni ukwica amabwiriza. Ababikoze turabakebura, byabona ngombwa tukanabahana. Kimwe mu bituma abaturage baha mu kagari ka Rukaragata mu murenge wa Kigeyo mu karere ka Rutsiro bari gushishikarira gutera amashyamba bakanayatera ahatarabugenewe,
Muri ibi bice by'umurenge wa Kigeyo amababi y'ibiti ni imari ishyushye kuko hari uruganda rutunganya aya mababi rukayabyaza umusaruro. Ibi bigatuma hari abaturage batera amashyamba bakayatera ahatarabugenewe bagamije gucuruza ayo mababi y'ibiti by'ishyamba cyane cyane by'inturusu. Peter Clever Nizeyimana, TV1 mu karere ka Rutsiro. Ni amakuru arambuye ukomeje gukurikira. Hari abaturage mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara barimo gukora mu mushinga wo gutunganya amaterasi y'indinganire bataka ikibazo cyo gutinda guhembwa, aho ubundi ngo bari barasezeranyijwe kujya bishyurwa buri minsi 10 nyamara ngo kuri ubu ngubu n'ukwezi kurenga batarahembwa. Ibyo ngo bikabasunikira gusaba inguzanyo y'urwunguko rwinshi ruhanitse bise ngo ndamutikuye. Hirwa Benjamin mu nkuru irambuye. Oye ibyo kuduhemba byo birakererwa. Ibyo barakererwa rwose, gukererwa kuduhemba aho barakerera. Ni bamwe mu bakora mu mushinga wo gutunganya amaterase y'indinganire mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara bavuga ko bajya gutangira aka kazi ubundi bari basezeranyijwe kuzajya bahemberwa buri minsi 10 nyamara kuri ubu ngo n'ukwezi kukaba kwirenga batarakoze intoki ku ifaranga. Twasezeranye yuko dutangira za Kenzeni, twavuganye yuko bazajya baduhembera igihe ku minsi 10 itarenze. None ngo basigaye baduhemba n'ebyiri zararenze n'eshatu. Bwa mbere batangiye bavuga ko ari imwe, none ubwo muri kino gihe no kuvuga ngo urakora ukwezi kugashira. Tujya gutangira akazi bari batubwiye ko Kenzeni igizwe n'iminsi 10, ubwo ngubwo bakayijyana bakata bayiduhembera. Ubwo twari kujya tuyihembwa nyuzemo nk'iminsi 3 kugira ngo ibe yabagezeho baduhembe, ariko ubu ngubu umuntu asigaye yikora n'ukwezi kugashira kuko nawe ibaze tumaze kugira design enye zidahembeye. Bavuga ko cyari ikibazo kibasunikira mu kwaka inguzanyo z'urwunguko ruhanitse kuri bagenzi babo arizo bise ndamutikuye. Ubu ngo akaba ari uburyo bifashisha ngo babone bwacya kabiri aho gukomeza gutegereza amafaranga bakoreye babona atinda, bagahitamo gufata make ahutiyeho uwayabagurije akaba ari utegereza kuzihembeshereza. Iyo byagenze uko ugenda ukegera umuturage afite amafaranga w'umukire akakuguriza amafaranga, ubwo nuko gutikura nyine. Ndamutikuye no kuvuga ngo ushaka nko kuba ukoreye nk'imibyizi y'Ikenzeni ihwanye n'ibihumbi 14 bitewe n'uko Ikenzeni ingana, warangiza wajya kuguza nk'umuntu amafaranga ati abana baraburaye akaba gukubise nk'ibihumbi wenda 7, noneho akazihembeshereza agahita twara sumukade. Nimba mfashe 5 nzamwishyura 75, nimba mfashe 10 nzamwishyura 15. Wa undi waguhaye 10 umuha 15, ya mafaranga yose niwijyanira wowe n'ubundi bwabuke n'ubugumamo. Agaruka kuri iki kibazo Bwana Nsanzimana Theogene uyobora umurenge wa Ndora avuga ko amakuru nabo bakesha umushinga wa Duhamikadri ari nawe urimo gukoresha aya materase, ari uko hari habayemo ikibazo ku myirondoro y'abakozi binajyanye n'uburyo bw'imihembere bwifashisha telefone. Kuri bamwe rero ngo bakaba batari bafite nimero za telefone zibabaruyeho, ikibazo ariko kuri ubu ngo cyamaze gukemuka ku buryo hari icyizere ko bari buhembwe vuba. Habayeho gukerererwa ariko Duhamiki batubwira ikibazo bagize, hari amaproje bari bafite ariho arangira hanyuma kuhuza guhemba bikagorana, ariko uruhare narwo rwari rwa bamwe mu baturage bacu kwa kundi bibaruzaho amasimukadi ugasanga batanze simukadi zibaruye ku bandi. Ibyo rero byagiye bidindiza, tuza no kubasaba kugira ngo abo bafite ibibazo babareke, abadafite ibibazo babahembe, abafite izabo zibabaruyeho. Urabizi rero ibijyanye na kontabilite iyo babigusobanurira hari ibyo utarenzaho, ariko icyo kibazo cyarakemutse. Batubwiraga ko bitarenze ejo kuwa 3 izo dizeni zisigaye bazaba bazibishyuye. Nibura abagera kuri 800 biganjemo bo mu murenge wa Ndora nibo barimo gukora muri uyu mushinga wo gutunganya amaterase y'indinganire harimo gukorwa mu mudugudu wa Gasharu mu kagari ka Dahwe, aho mu byizi w'umunsi ari amafaranga 2,000 y'u Rwanda. Amafaranga ubundi abakora muri uyu mushinga bavuga ko yakabateje imbere baramutse bayaboneye ku gihe. Hirwa Benjamin, TV1 mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara. Naho nyuma y'uko hashyizweho amabwiriza ngenderwaho agenga imikorere y'ikimina, hari abavuga ko bizarushaho kubafasha kwizigama batekanye bityo n'iterambere ribiturukaho ngo rikabageraho byoroshye. Erwa Isengwe arakomeza n'inkuru irambuye. Ikimina ni uburyo abantu bagize itsinda batanga amafaranga bagamije kwizigamira no kugurizanya hagati yabo mu buryo babyumvikanyeho, kigashyirwaho nibura n'abantu 5 nk'uko iteka ryasuzumwe rikanagenwa n'inama y'abaminisitiri ribivuga. Bivugwa ko ryashyizweho hagamijwe kurushaho kubyubakira ubushobozi no gukora mu buryo bwizewe hatagize ubihomberamo nk'uko byagiye bigaragara hatandukanye. Cyril Hategekimana ni umuyobozi mukuru ushinzwe urwego rw'amabanki n'ibindi bigo by'imari bitari amabanki muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minecofin. Ntabwo rije kuvuga ngo turabategeka gukora ibi, ariko turagira ngo iyo teka ritanga umurongo ibimina bikoreramo
utuma bikora neza cyane ko byagaragaye ko birimo guteza imbere ababirimo kandi bigateza noneho n'imbere urwego rwo kwizigamira mu gihugu. Tuzi ko ariyo nkingi nyamukuru mu iterambere ry'urwego rw'imari kandi ikaba ari naho tuvana igishoro cyo gukora imishinga yose itandukanye, noneho akaba n'uburyo kugira ngo bikorwe uburyo buzwi ku buryo nta wabirenganiramo mu rwego rw'amategeko. Kuri iyi ngingo bamwe mu baturage bo hirya no hino mu gihugu biganjemo abasanzwe mu matsinda y'ubwizigame cyangwa imina bashima igitekerezo cy'ishyirwaho ry'amahame agenga imikorere yabyo ngo kuko ari kimwe mu bizakumira kuyamburirwamo nta gikurikirana n'ibindi. Nk'urugero ngiye kimena nakigiyemo kubera umuryango kugira ngo cye kimfasha mu gihe nkeneye amafaranga. Birabe kuba umuntu yasinyisha mu murenge ndabyemera kuko bira bintu bituma abasha kumenywa ngo na aba bantu niba havutse icyo runaka kambura amafaranga kajyafasha babandi babuza amafaranga yabo kumenya aho bajya kubariza. Ni nako kandi ngo wasangaga kenshi imikorere y'ibimina byinshi ishingira ku mahame batekereje ku gishinga bashyizeho, bityo hakaba ubwo bamwe mu banyamuryango bayarenganiyemo kubyamburirwamo n'ibindi bituma bamwe kubijyamo babyihurira. Urugero rufatika ni abo mu karere ka Bugesera TV na Radio 1 byasuye bataka kwamburwa na mugenzi wabo wambuye ikimina babagamo maze kumukurikirana bibabera ihurizo. Araje yatse 800 twa tubimwishyuje mukama aratunanira tumaho tutese kutaza kutanga kandi ntuze kutwishyura bimeze biti. Ubu nkanjye muri uwo mwaka ushize narishingiye nishingira n'umugabo ntandabimubwiye ngo ni mugenzi wanjye ndamwishingira natahiye aho. Damu wa media niwe waje dushishikaza ngo tujye mu matsinda ngo tuzakira, yani twasubiye inyuma no kugira ngo uzabone ikishyira mu nda n'Imana mfasha. Ugasanga ni wa muntu ushobora guha amafaranga yafashe nimero ya mbere cyangwa iya kabiri, igihe cyo kugera aho ikibina kizasoreza ugasanga wa muntu yarimutse cyangwa se nta kinaboneka kandi nta n'ingwate. Ashingiye kuri aya mabwiriza yashyizweho kandi Cyril Hategekimana avuga ko byose byahawe umurongo kugira ngo imikorere y'ibimina irusheho gutanga umusaruro mu buryo bwizewe kandi burambye. Aya mategeko ajya kujyaho habanje gukorwa ibiganiro no gukorwa ubushakashatsi kuko tubona yuko bari bafite ikibazo cy'uko umuntu ugiye mu kimina agize ikibazo atabona ahagana. Icyambere icyo ni igisubizo ku bari bafite impungenge zo kuvuga ngo se kimina amafaranga yanjye aburiyemo nabikemura gute. Icyo ni icyambere no kuvuga ngo amategeko arahari ashobora kurengera umuntu wese uri mu kimina. Icya kabiri gihari nuko tugiye gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga ku buryo abiyandikisha ibimina tuzabyandika dukoresha ikoranabuhanga. Imibare igaragaza ko mu mwaka wa 2021 ibimina byabarizwagamo abarenga miliyoni 2 bizigamiye hafi miliyari 49 z'amafaranga y'u Rwanda, aho abarenga 70% ari abagore. Ni mu gihe ubushakashatsi bwa Finscope bwa 2024 bwagaragaje ko 60% by'abanyarwanda bakuru bizigamira bakoresheje uburyo butanditse burimo n'ibimina. Banki nkuru y'u Rwanda igaragaza ko mu bimina birenga 90,000 bibarizwa mu Rwanda, ibigera ku 2,000 byonyine ari byo bikoresha ikoranabuhanga. Irwa Isengwe TV1 mu mujyi wa Kigali. Eka twikomereze n'amakuru arambuye maze twerekeze ku batuye mu murenge wa Remera akarere ka Ngoma bateye impungenge na rumwe mu rubyiruko rwanze gukora maze rugateza umutekano muke kubera ibikorwa by'ubujura bakora. Jean Baptiste Nkurunziza arakomeza n'inkuru irambuye. Ni abaturage batuye mu tugari twa Kinunga na Nyamagana mu murenge wa Remera akarere ka Ngoma bavuga ko batewe impungenge n'ibikorwa by'ubujura bigaragara muri aka gace kuko basigaye batinya korora amatungo magufi kubera abajura badatinya kuyatwara ku manywa no gusarura ibitoki aho bihinze mu mirimo. Nk'agatoki baragahubukana, agakoko nta worora, agakoko agahene baratwara. Tamike cyane kuba bayijyanye ingurube cyangwa ihene. Rebye bona n'abasore banze gukora. Toki bayimaze inzu baramena ibintu umuturage yibwa araceceka. Abateje batamugira nabi nyine. Tani sawa uzi ko bakwiba amatungo usanga bayiba mu midugudu. Nta muntu cyorora ihene, inkwavu, ibyo byose baramena bagatwara. Ariko dufite n'abantu badashaka gukora, wagenda hariya isorori bakaba barayitwaye. Cyane ubu ngubu nta muntu ugishyira amaraso ku mubiri avuga ati ikintu cyanjye bagitwara agahinga adafite ngo avuga ati n'ibintu nasize mu rugo ndasanga byose byononetse. Igare ryawe ni ugucungana naryo urireba isaha n'isaha wajya kubona baritwaye. Batunga agatoki rumwe mu rubyiruko rwanze gukora nyamara rukabyukira mu tubari banywa inzoga ariho bahera bibaza amafaranga banywera haturuka. Hari abashaka kurya badakoze abisaba bubyuka binywera inzoga banywa byeri. Iyo urebye bona n'abasore banze gukora
ubwo rero umuturage woroye nk'umusaza nkanjye bakamwiba. Ababikora babuze imirimo, hano nta mirimo ihari. Akazi twarakabuze, nta kazi dufite. Ababuze imirimo bose bariba? Babuze ntago ari bose ko biba, ariko nyine ubwo numva birumvikana iyo wabuze ibiceri n'ubundi numva wabikora ngibyo. Rurahari rutagira ibyo rukora mu mudugudu. Ureba nk'aba banyonzi bifite utugare twabo baranyonga bagashakisha, ariko kugira ngo nk'aba basigaye mu midugudu nako kagare baba bashaka kugira ngo bakabakize. Jura nyine n'abajura urubyiruko. Ibi byongeraho ko bamwe bajyanwa kugororwa ariko bakagaruka bagikora ibikorwa nk'ibi by'ubujura. Ubuyobozi se nta kintu budakora, kuko bamwe na bamwe babashyira muri gereza bakabafunga bakabagorora, ariko bikanga bikananirana, bakanabagorora bakabajyana mu ngororamicyo bikanga, kuko n'ingeso yabakwamiyemo nibavuye mu kugororwa bongera akaza akabikora. Yanyu umuntu ejo baramugaruye, ubwo urumva wowe yuko ibwa ahubwo urebye nawe birenganiramo banakwica. Basanga hakenewe ingamba zo gucyahura urubyiruko rushaka kurya rutakoze, harimo no kurwigisha kwihangira imirimo. Amaherezo nanjye sinyaza, ubwo ni leta niyo izabijyamo ibyayo. Ubwo urumva hari umutekano buhari? Nta mutekano tuba dufite. Twarugira inama yo gukora bakaza bakisunga n'aba ngaba bari mu muhanda, nabo bakishaka nk'utwo tugari bakanyonga cyangwa bakajya mu murima bagahinga. Inama twabagira ni ugushaka imirimo bagakora, bakoresha amaboko yabo kugira ngo bajye kwiba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Kanzayire Konsore agaruka kuri iki kibazo, yasabye rumwe mu rubyiruko rwishora muri ibi bikorwa by'ubujura gukura amaboko mu mifuka bagakora imirimo ibateza imbere. Ahantu hari abantu ibikorwa nk'ibyo ntabwo byabura, hari amayerema amwe namwe tugenda dufata, niyo mpamvu iyo turimo twigisha gutyo. Mesaje twaha urubyiruko cyambere ni ugukura amaboko mu mifuka bagakora, nubwo wenda bagarura mu ishuri none habitakunda kuko bamaze kurengerana, ariko hari ibintu byinshi bakora bigatuma batajya muri izo ngeso mbi. Nk'ubu dufite urundi rubyiruko rugendo rwabo rwishyira muri koperative, bamwe ni abanyonzi abandi ni abamotari, n'abo ngabo rero twabakangurira kujya mu gushaka icyo bakora kugira ngo bave muri izo ngeso zidafite agaciro umuntu. Hirya no hino mu gihugu urubyiruko rutungwa agatoki kuba rwishora mu bikorwa bigayitse nk'ubujura, ahanini rushinjwa gushaka kubaho neza batavunitse, ndetse na duke babona ugasanga batumarira mu bitagira umumaro, nyamara bakabaye bahera kuri bike bafite bakiteza imbere nk'abandi. Ibisaba inzego bireba kurushaho kwigisha no gushakira amahirwe y'umurimo abakiri bato. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1. Arakoze cyane. Nahangaha dusoreje aya makuru, ndabashimiye mwese abo twabanye, reka nashimire buri wese wagize uruhare kugira ngo aya makuru abagereho atunganye. Nge nariho Pusengabo Icyizere, mugire ibihe byiza.